Ufite dark spot zidashira, wakoresheje amavuta menshi meza ariko ntabwo zijya zivaho. Ikibazo ntabwo ari amavuta, ahubwo ikibazo ni amakosa uri kugenda ukora wowe utabizi. Uri kuzivura mu buryo butari bwo. Abantu benshi bagura amakreme, amaseramu meza akuraho ama dark spot, ariko bakirengagiza ko dark spot zose ntabwo ari zimwe, n'impamvu zitera ntabwo ari zimwe. Kugira ngo dark spot zawe ziveho ni uko uba ugomba kumenya ikiri kuzitera ni iki, akaba ari cyo ukumira. Dark spot inyinshi ziterwa n'impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni ibiheri, impamvu ya kabiri ni izuba, impamvu ya gatatu ni inflammation cyangwa irritation. Izo nizo mpamvu nyamukuru zituma ira dark spot za hato na hato. Niba utari wamenya ikiri kugutera dark spot, no gukira ntabwo bizoroha. In a world where beauty's prized, Yakwel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Reka turebe impamvu ukwiye kubanza kuvura gitera kurusha kuvura ibimenyetso byageze ku ruhu. Niba ufite ibiheri, ukuntu bikira bigasiga inkovu, noneho wowe ukihutira kujya kuvura inkovu ariko ubizi neza ko n'ubundi ibiheri bizongera bikagaruka, kandi nanone nibigaruka bizongera bigusigira inkovu. Inama nakugira njyewe ni uko kugira ngo ubanze uvure ama dark spot yageze ku ruhu rwawe, ari kumenya neza uburyo ki bakumira ibiheri ntibyongere kugaruka ku ruhu rwawe. Uvura ama dark spot ukirengagiza ko ibiheri bikirimo imbere bizongera bigahinguka bigakora ikindi giheri, ni nko gukoropa robine ifunguye. Urakomeza ukorope ariko amazi akomeza ameneke, ukomeza uvura ama dark spot, ibiheri byongera bihinguka bisiga inkovu, gutyo gutyo ugume muri ayo ngayo. Igisubizo ni ukubanza ukavura ibiheri, ukabikumira, ukamenya uburyo ki ibiheri babivura. Nzanabikoraho video irambuye ku buryo uruhu rwawe uca ukubiri n'ibiheri burundu, kuko nutabikora gutyo ngo uvure ibiheri nyuma uzabone kuvura ama dark spot, uzakomeza uvure kimwe ikindi kiza, ama dark spot yongera aza, ukomeze muri ayo ngayo, usanga urimo uratakaza n'amafaranga menshi. Ariko nanone hari ikindi kintu abantu benshi badakunda kwitaho, kandi aricyo kintu nyamukuru gituma abantu benshi dark spot zitajya zivaho. Icyo kintu ni izuba. Izuba ni umwanzi wa mbere w'ama dark spot. Ushobora gukoresha amakreme meza, ushobora gukoresha amavuta meza akuraho ama dark spot, ariko kubera kudakoresha akarindazuba, kudakoresha sunscreen, ukisanga n'ubundi dark spot zawe zitari kuvaho, cyangwa na ya mavuta nayo ari kugenda aburizwamo, kubera ko amavuta menshi akuraho ama dark spot akunda no gutuma uruhu rwacu ruba sensitive ku zuba. Wagera ku zuba, izuba rikagutwika. Imirasire y'izuba iri mu bintu bikangura melanine. Iyo izuba rigukubise igasanga na sunscreen wambaye, melanine zihita zikanguka zikaza ngo nazo zije kukurinda. Umwe mu mumaro wa melanine ni uko iturinda n'iryo zuba. Niyo mpamvu uzumva ibihuha byinshi bivuga ko Abanyafurika tudakeneye sunscreen, ko melanine ziturinda. Yego, melanine iyo izuba rigukubise zihita ziza ku ruhu rwawe, zikaza zije gukumira rya zuba. Urabyumva ko zihita zigusigira ama dark spot. Niyo mpamvu wowe nubwo uri umwirabura ukwiye kwambara akarindazuba kugira ngo unirinde n'ayo ma dark spot. Utambara akarindazuba sunscreen bituma za dark spot zawe zitava ku ruhu, zikomeza ziba umukara cyane. Koresha sunscreen yawe buri munsi, yaba mu mvura waba uri mu nzu. Sunscreen yawe izakurinda ko dark spot zakwirabura cyane, cyangwa ikurinde ko ya mavuta yawe yatuma izuba rigutwika ukabona uri gutukura, cyangwa ukabona uruhu ruri kukurya, cyangwa ukabona wazanye amabara adasobanutse ku ruhu rwawe. Tumaze kubona ko ibiheri n'izuba biri mu mpamvu zituma umuntu azana ama dark spot, ariko hari ikindi kibi cyane. Impamvu nyita kibi cyane ni uko kikubaho utanabizi ko kiri kukubaho. Icyo kintu ni irritation cyangwa inflammation. Iyo tuvuze irritation, irritate ni ukurakaza uruhu. Uruhu urarukubye cyane, rurarakaye, rumaze kurakara rushobora kwita rukora ibiheri. Nanone iyo tuvuze inflammation tuba tuvuze uruhu rwawe inflame, mo imbere hahise hakamo umuriro. Ukoze ikosa rituma hakamo umuriro rukabyimba. Izo irritation na inflammation kugira ngo zizakire zo zigusigira ama dark spot, ko ziri mu bintu nabyo bikangura melanine. Uko ugenda uruhu rwawe ururakaza cyangwa urwatsamo umuriro, na melanine nazo zirakorwa kugira ngo zize zigutabare, zitabara uruhu rwawe ku kaga kagiye kurubaho.
niyo mpamvu ari ngombwa kwirinda ama irritation uko byagenda kose. Bimwe mu bintu bituma abantu benshi urwaye rukora irritation cyangwa inflammation ni ukwikuba mu maso cyane, gukoresha scrub, gukoresha toner akora exfoliation ukayakoresha umwanya munini cyangwa ukayakoresha inshuro nyinshi mu cyumweru, ukoresha product zitajyanye na skin type yawe. Nanone ikindi gishobora kubigutera kundi abantu bakunda gukoresha actives menshi muri routine imwe. Ibyo bintu byose bishobora gukangura melanine zawe ugasanga ku ruhu rwawe haje dark spot. Nuko ubyirinda. Ushobora kuba uzi ngo uruhu rwawe urimo uraruvura kandi mu by'ukuri uri kugenda urwangiza gake gake. Nubona ibi bimenyetso ku ruhu rwawe uzitonde cyane. Ikimenyetso cya mbere ni ugutukura. Nubona uruhu ruri gutukura ntuzabifate nk'ibintu bisanzwe, izo ni irritation utangiye gucreatinga. Nanone uruhu rwawe nujya ku zuba ukumva ruri gushya, icyo nacyo ni ikimenyetso muruza uba ugomba kwitonda. Kwikorakora ukumva uri kubabara, uruhu rwawe kuba rwaba sensitive cyane nacyo ni ikindi kibazo ugomba kwitondera. Igisubizo cy'ibyo bibazo ni ukureka gukoresha ibintu byinshi, ni ukureka gukoresha actives menshi, ni ukureka kwikuba cyane, ni ukureka over exfoliation, ni ukureka gukoresha ibintu biri actives umwanya munini, ahubwo ukagira routine iri simple. Ugasubira kuri routine yawe iri simple. Niba uruhu rwawe rwaratangiye kuzana ibyo bimenyetso, ukihangana ukaba uretse amavuta akesha, ukaba uretse amavuta arimo acide, ukaba uretse exfoliation kugeza wumvisha uruhu rwawe rutangiye kugira rutakiri kukurya. Reka kwikuba cyane mu maso. Uruhu rwawe tangira urufate nk'aho ari uruhu rw'umwana mutoya rw'akabebe. Ukuri benshi badakunda kumva ariko nzakomeza nkuvuge nubwo twakubabanya. Ntabwo amavuta uyakoresha ngo uhite utangira kubona umusaruro umunsi kuri. Nta product n'imwe uzabona ikuraho dark spot mu munsi umwe cyangwa mu cyumweru kimwe. Bifata igihe. Iyo product nunayibona uzamenye ko uruhu rwawe ruri kugenda urwangiza gake gake. Ibintu byihuse bitanga result zihuse nibyo biza ku mwanya wa mbere mu bintu byangiza uruhu rwawe. Guhera uyu munsi menya ubwoko bwa dark spot zawe, umenye n'iki kiri kuzitera, umenye routine ukwiye gukoresha kandi ube wa muntu wihangana. Umenye ko uruhu rwawe kugira ngo ubone umusaruro bisaba ko rwiyuburura. Yego ushobora gukoresha ibintu byihutisha uruhu rwawe kwiyuburura nka exfoliation, bikabyihutisha bigatuma uruhu rwawe spot ubona ziri kuvaho. Nawe ibintu byo kugura amavuta yose agezweho, ibyo ngibyo ntabwo nabikugiramo inama kuko uruhu rwawe ntabwo ari ahantu bageragereza product zose zigezweho. Niba ushaka kumenya product nziza zagufasha, mbwira ubwoko bwa dark spot zawe muri comment, nkubwire ikintu wakora n'amavuta yakubera.